kuko ubu ngubu umuntu wakuroze waguteje nyatsi n'imyangara agiye kwigaragaza, agiye kuza. Iri ni ihembe ryanjye njya mbashukisha akarondozi, byajya kwa jini kwa jini amahembe ahita ayandi icumu rishinga ubundi nkota ukumva irindi ababwiye ngo nzabahana nzabarimbura abantu bafite abantu batakoreye abantu bahemukira abandi abantu buzuye ubugome, ngomba kubakuruza umuriro nkabakuruza ihembe ryanjye karondozi, nkabateza ukubukuru, nkabateza icumu ryanjye ubundi nkabashinga nkabatwika bagashya, nkabagusha amaraso nk'uko nabo bifuza kuyagusha abandi, nkabahana nkoroka. Njye nta mikino ngira. Mwana wanjye, aba bantu bafite imbaraga rero witonda utagira ngo urabona urupapuro rurahera uragurumana, ariko kuko bafite imbaraga dore aka ntabwo gahiye. Aka ngaka nako urabona barakugose impande n'impande, nyine baragukikije kandi ntibakwifuriza amahoro. Uyu murozi urabona we, uyu nguyu hano yari yahiye arimutse, ariko kuko n'ubundi nawe afite iwanjye, rero ngiye gushika umuntu wakuroze kandi turabibonera kuri runo rupapuro. Twanyumva neza? Byitegereze n'ingegini kwa jini radiya yajya kuri uyu muti urakazi? Urakazi? Samo witegereza neza, reba ni akanyamasyo. Uyu muti rero ureba akanyamasyo ubundi ni agasimba gafite ubwenge kagenda buke ariko kagakora ibintu birenze. Ni nayo mpamvu uyu muti nyine ubona mu kanyamasyo. Akanyamasyo urabizi n'imodoka igaca hejuru igakomeza ntigapfe, kareba ngufu. Rero wa mwana we, ndaje nari mba ndwana n'aba barozi bafite imbaraga, ntabwo biba byoroshye ko nze mbikurikirana birebe. Rero mwana wanjye, ntabwo biba byoroshye. Jini kwa jini, jini kwa jini, jini kwa jini. Amacumu ashingurwa ayandi, inkota ikurwa ihenda, amahembe akurwa ayandi, jyaga kwa jini kwa jini, jini kwa jini. Amazina yawe ni nde? Ababyeyi turagira ngo mutwereke uyu murozi uri hakurya y'inyanja, mumujombaguze iri cumu, mumutwikishe ihembe karondozi, ni mukuru uraza agaragara aha ngaha. Halo? Ngo n'uwamutwariye umugabo? Turabanza turebe aba barozi kuko n'ubundi icangiro babashyizeho nicyo gikomeye cyane. Reka tubanze turebe uyu murozi, nitumara kumurangiza n'uwatwaye umugabo nawe tugomba kumubona nta kibazo. Mwanyumva neza? Mwitegereze ihembe ryanjye ngiri ririya muri kurireba. Aya mazi rero murayareba, tegereze murebe. Njye ndi umuhamyi, ngiye kumukuruza ihembe ryanjye nk'uko njye mbakura bakava mu nyanja bakansanga hano. Njye nta mikino ngira. Jini kwa jini, jini kwa jini, jini kwa jini. Rabia, 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 rabia. Janguano, 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 janguano. Janguano, janguano, janguano. Janguano, 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 janguano. Janguano, 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 janguano. Janguano, 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 janguano. Tutakurana na muzinda mbavura gavuga icyo Beatrice. Vuga janguano. Janguano, janguano. Chako chani. Janguano, janguano. Janguano. Bahira na muzinda mbavura. Amuho iki? Ngiye kumurahirira icumu ndimushinga mwana wanjye. Ngiye kumushingira icumu.
Naramutse hano. Ngo wamusize aha hantu. Nayo namuziritse. Aho wamuziritse? Wamuziritse hehe? Aha ngaha. Zana ibyo bintu wamuzirikishije bisa neza. Aje kuricyoma he. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Nibyo wagiye gucisha umuhoro iki? Umuhoro iki? Uyu muryango umuhoro iki ko wawibasiye? Kurahira Nyamuzinda. Mwana wanjye uyu muntu tumukoze iki? Muri kumubona? Itegereza hano hano itonde itonde kurahira Nyamuzinda bagura giye kumwica simuroza afite imbaraga uyu witwa nde ivuge none aha ngaha ivuge wamuroza ivuge Yitwa William Marita. ngo yitwa William Marita giye kumwica murahira Nyamuzinda yego ugiye kumukura wajye mu mwanya wemba nkuroga yego mwana wanjye mera neza nk'uko murahira Nyamuzinda uzahibura avuye ngo muri Kongo avuye mu nazi muri Kongo wamubonye mwitegereze murebe dewe murahiye Nyamuzinda aba barozi nta muntu uzongera kukumenyera n'umuryango wawe mwana kupa telefone abarozi bene wabo barabibonye bashaka kukwica nawe kupa telefone batakwica kupa telefone yawe bafite imbaraga aba barozi bafite imbaraga uri kubona n'ubuguru bwose ko ari gusamba wabibonye Danke rero ntabwo njya binandura umuhanzi ntabwo njya nkunda abantu bahemukira abandi kupa telefone yawe itaguturikana nze mpangane n'abandi barozi bene wabo bafite imbaraga nababonye